Ni mu gihe President Félix Tshisekedi Chirombo aherutse gutangaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igiye kwinjira mu biganiro bihuza abanyekongo bose, hakomeje kwibazwa niba icyo cyemezo kitaba gisobanuye ko ibiganiro bimaze igihe bibera i Doha muri Katari hagati ya guverinoma ya Congo na M23 byaba bigiye guhagarara cyangwa se ahubwo bikaba byaranagahagaritswe burundu, na cyane ko hashize igihe kirekire tutumva amakuru mashya abiturukamo. Ni ikibazo cyagarutsweho cyane ni nyuma y'uko Cardinal Fridolin Ambongo atangaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yahisemo gutangiza ibiganiro byuzuye hagati y'abahungu n'abakobwa ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gusubiza ibyo bibazo byose rero, umuvugizi wa guverinoma akaba na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya yagaragaje ko nta na gato ibiganiro bya Doha bizigera bihagarara, ahubwo ko bikomeje kujyana n'izindi gahunda za Washington, ariko kandi bigashyigikirwa ngo n'ibi biganiro by'imbere mu gihugu. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Kinshasa ni nyuma y'inama President Tshisekedi yagiranye n'abayobozi b'amadini. Patrick Muyaya yavuze mu buryo budasubirwaho ko nta gahunda n'imwe izigera ihagarikwa. Yagize ati nta guhagarika ibiganiro bya Doha kuzigera kubaho ndetse nta n'ukwabayeho. Yasobanuye ko abantu badakwiriye kubona ibi biganiro nk'ibihabanye cyangwa se wenda nk'ibisimburana, ahubwo yavuze ko ari inzira ebyiri zitandukanye ariko nanone ngo zifite intego imwe. Ni mu gusobanura uko abyumva, Patrick Muyaya yakoresheje imvugo yakurikiwe cyane ndetse yongera gukurura impaka ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati nk'uko nkunda kubivuga, Washington turimo kuganira na se, naho i Doha tukaganira n'umuhungu. Yahise asobanura icyo yashakaga kuvuga. Nkuko Patrick Muyaya abigaragaza cyangwa se akunze kubigarukaho kenshi, ibiganiro bya Washington ngo birarebana n'umubano hagati ya Kinshasa n'u Rwanda, ni mu gihe ibiganiro bya Doha birebana na guverinoma ya Congo ndetse na M23. Ariko yavuze ko ku ruhande rwa guverinoma ya Congo ko M23 ifatwa nk'ikora mu izina ry'igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero yavuze ko abo baganira nabo i Doha ngo bashobora gufata ibyemezo runaka, ariko nanone ngo ntabwo bafata ibyo byemezo batabanje kuganira na se nabo yisese nyine. Uwo ni Patrick Muyaya mu mbabare, nabo we yisese ari we igihugu cy'u Rwanda. Yakomeje agira ati abo turimo kuganira nabo i Doha ni proxies. Nababwiye mbere ko abo bantu bafite ubuzima n'umutekano wabo, ariko byose bakabikesha igihugu cy'u Rwanda, bityo rero ntibashobora gufata ibyemezo bikomeye batabanje kuganira na se. Patrick Muyaya yavuze ko kugeza ubu ngubu hari inyandiko zashyizweho umukono zirimo memorandum of understanding ndetse n'andi masezerano agena umurongo ibiganiro ndetse nuko byose bizagenda. Yibukije ko ibiganiro byongeye gutangizwa i Montreal mu Busuwisi nubwo batasubiyeyo. Nubwo bimeze bityo, yavuze ko inzira ya Doha izakomeza, kabone nubwo kuri ubu ngubu bisa naho irimo kudindira cyangwa se gutinda. Yakomeje avuga ko nubwo hari abantu bibaza aho ibintu bigeze, ariko kandi ngo hari ibikorwa bifatika bikomeje kugenda bikorwa ku butaka. Niko Patrick Muyaya yavuze, nubwo raporo zitandukanye zigaragaza ko aho ku butaka intambara ikomeje kwiyongera. Yagaragaje urugero ngo rw'itsinda ririmo gukora igenzura ry'uburyo agahenge k'imirwano kazubahirizwamo. Yavuze ko hari abasirikare ba Congo FARDC bamaze kugera i Goma muri iyo gahunda. Ati muri aka kanya turimo kuvuga, turi muri iki kiganiro, hari ubutumwa burimo gukorwa. Hari bamwe mu basirikare bacu bamaze kugera i Goma mu bice bigenzurwa n'umwanzi mu rwego rwo gushyira mu bikorwa uburyo bwo kugenzura agahenge nuko kagomba kubahirizwa. Patrick Muyaya yanagarutse ku kibazo cy'imfungwa nuko zigomba gufungurwa hagati ya guverinoma ya Congo ndetse na M23. Yavuze ko hari imfungwa zamaze kugera muri Beni, ariko nanone ngo zitegereje kurangiza amabwiriza ajyanye n'icyorezo cya Ebola kiri muri ako karere mbere yo kwinjira muri Goma kugira ngo gahunda yo guhererekanya imfungwa izakomeze. Patrick Muyaya yakomeje agira ati hari imfungwa zamaze kugera i Beni zirimo gutekereza uko zishobora gukomeza urugendo rwazo, ariko kandi zinategereje kurangiza ibisabwa byose ku ruhande rwa Uganda ibijyanye na Ebola kugira ngo zibashe kujya muri Goma, gahunda yo guhererekanya imfungwa nyine ikomeze gutyo. Patrick Muyaya yavuze ko atari gusa muri Doha hari intambwe zirimo guterwa. Yavuze ko no ku ruhande rw'amasezerano ya Washington ibikorwa biracyakomeje. Yagaragaje ko inama iheruka guhuza impande zombi, no kuvuga joint
Security Coordination Mechanism ngo ni kimwe mu bimenyetso by'uko ibikorwa bigikomeje. Ati yaba ku ruhande rwa Washington cyangwa se ku ruhande rwa Doha hari intambwe zimaze guterwa. Ni nyuma y'ibi bibazo birebana na Doha, Patrick Muyaya yagarutse ku mpamvu President Félix Tshisekedi Tshilombo yahisemo gutangiza ibiganiro hagati y'abanyekongo. Yavuze ko icyo gitekerezo kitaturutse kuri Tshisekedi gusa cyangwa se ngo kiza ari impanuka gusa, ahubwo ngo gifite intego yo kubaka icyo yise National Bloc, ni ukuvuga ihuriro rikomeye ry'abanyekongo bahagurukiye rimwe kugira ngo barengere igihugu cyabo. Yasobanuye ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe, ngo niyo mpamvu nk'uko abivuga abaturage bose ngo bakwiriye gushyira hamwe bakajya inyuma ya President Félix Tshisekedi Tshilombo. Ni mu gusobanura ibyo Patrick Muyaya yatanze urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nyuma y'ibitero byo ku ya 11 Nzeri mu mwaka wa 2001, nkibutsa ko ari ibitero by'ubwihebe byagabwe n'umutwe wa Al-Qaeda. Yavuze ko icyo gihe ngo abademokrate n'abarepublikani bashyize ku ruhande ibyo gutandukana cyangwa se kutavuga rumwe, ibyo kuvuga ko hari ibyo badahuriyeho, ahubwo bose ngo bashyigikira Perezida George W. Bush. Yibukije ko icyo gihe hanashyizweho icyitwa ngo Patriot Act, nubwo wenda ngo yari ikubiyemo ingamba zakomeje kugenda zigibwaho impaka, ariko ngo impande zose zarabyemeye kuko zabonaga ko igihugu kigomba kubanza noneho kurindwa. Yatanze urugero rw'Ubufaransa ni nyuma y'ibitero byabaye ngo byitwa Hebido. Yavuze ko icyo gihe n'ubundi ngo amashyaka yose ya politiki yashyigikiye Perezida François Hollande kugira ngo igihugu kizakomeze guhangana n'ibibazo. Ari nayo mpamvu Patrick Muyaya avuga ko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bose ngo bakwiriye kwibumbira hamwe bagashyigikira President Félix Tshisekedi Tshilombo. Yagize ati niba raporo z'umuryango w'abibumbye, iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango mpuzamahanga zitangaza ko hari igihugu cyagabye igitero kuri Congo, ni ngombwa rero ko ikibazo noneho kuri ubu ngubu kidakomeza kuba icy'abanyekongo cyangwa se abandi, ahubwo twese dukwiriye kuba abanyekongo maze tukabyamagana. Yagize ati abandi banyafrika n'ibindi bihugu duturanye baradufata bate niba raporo zose zivuga ko hari ikindi gihugu cyatugabyeho igitero cyangwa se cyatangije intambara kuri Congo, ariko ugasanga noneho abanyekongo nabo ubwabo ntabwo bashobora kwifatanya ngo babyamagane. Patrick Muyaya yagarutse no ku ruzinduko abayobozi ba Senko na ICC bagiriye i Goma. Yavuze ko urwo ruzinduko ngo rwakuriye impaka nyinshi, nk'uko yabisobanuye ngo hari abantu babonye ko rwatanze ishusho isa niyerekana ko ayo matorero yakoresheje uburyo yabonaga nk'ikibazo cy'umutekano n'uruhare rwabo muri guverinoma ya Congo ndetse n'ibyo Congo ishinja uwo mutwe wa 23. Ariko yavuze ko nyuma y'ibiganiro bagiranye na Kardinali Ambongo n'abandi bayobozi b'amadini ibintu noneho byarahindutse ndetse batangira gushyigikira abo banyamadini bagiye i Goma. Yavuze ko bose bahuriye ku mwanzuro umwe wonyine. Ati uyu munsi twese twemeranyije ko u Rwanda ari rwo rwagabye igitero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ko icyo gitero kigomba noneho guhagarara mu buryo bwa burundu kandi tukagihagarika dufatanyije n'abanyamadini. Yongeyeho ko kuba Kardinali Ambongo yaravuze ibyo byose ku mugaragaro ngo nibyo byerekanye neza umurongo Perezida wa Repubulika ashaka gukurikiza, ni umurongo wo kuvuga ko u Rwanda rwabateye. Patrick Muyaya yavuze kandi ko Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo ngo yagaragaje ko ashaka kwicisha bugufi ndetse no gufungura urubuga rw'ibiganiro bihuriyemo bose. Yasobanuye ko nubwo hari ibyo batumvikanaho n'abayobozi b'amadini ndetse bakaba baragiye batabyumvikanaho mu mezi yashize, ariko kuri ubu ngubu ngo yemeye kubakira ndetse no kubumva. Ati Perezida wa Repubulika yashoboraga kuguma ku mwanzuro we wo gufata uko ibintu yabishakaga bitewe nuko ibyo ari byarabaye imbere byagaragaraga, ariko kubera iki kibazo ndetse n'ubusugire bw'igihugu yahisemo kwakira buri wese ndetse no gutanga amahirwe yo kongera guhuza abanyekongo bose. Patrick Muyaya yavuze ko ibyo bikwiriye gusubiza abavugaga ko Perezida adashaka ubumwe bw'igihugu. Yagize ati uba amahirwe aracyahari kuko Perezida ubwe noneho niwe watangije iyi gahunda akurikije ubusabe ndetse n'ububasha ahabwa n'ingingo ya 69 y'itegeko nshinga. Ni mu gusoza Patrick Muyaya yagarutse ku bibazo byabajijwe ku bijyanye
nuko ibiganiro bizaba bifunguye nuko bizagenda. Yasobanuye ko ibiganiro bizaba bifunguye ku banyekongo bose bagaragaje mu buryo budashidikanywaho ko barwanya ibyo guverinoma ya Congo yita igitero cy'u Rwanda. Yavuze ko bidashoboka kuganira n'abafatwa nk'abafatanyabikorwa cyangwa se abafatanyacyaha muri icyo gitero. Yashimangiye ko umuntu wese ushaka kwitabira ibiganiro ngagomba kubanza kugaragaza ko ashyigikiye ubusugire bw'igihugu, ashyigikiye Tshisekedi kandi ko yanga igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ko yemeza ko u Rwanda rwabateye. Yongeyeho ko ku banyekongo baba mu mahanga nabo ngo bagomba kwifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi ngo bazashakirwa uburyo bwo kwitabira ibyo biganiro binyuze mu buryo bw'ubufatanye n'amadini. Yavuze ko ibiganiro ngo biteganyijwe ngo bizubakwa mu buryo busa no bwa konferanse cyangwa se ibiganiro bihuza bose, ariko nanone ngo mu gukunda igihugu kugira ngo abanyekongo baturutse impande zose z'igihugu ndetse no hanze yacyo bashobore gutanga ibitekerezo byabo mu gukomeza kubaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni kubijyanye n'impaka zirimo kuvugwa ku ivugururwa ry'itegeko nshinga, Patrick Muyaya yavuze ko iyo ngingo itigeze ishyirwa ku murongo w'ibyigwa mu nama y'abaminisitiri. Gusa yavuze ko nyuma y'imyaka isaga 20 itegeko nshinga ritangiye gukurikizwa ngo hari ingingo zimwe na zimwe zishobora kuganirwaho no kurebwa niba zahindurwa cyangwa se niba zakongerwamo ibindi cyangwa se zigakurwamo mu buryo bwa burundu. Ni muri ubwo buryo rero Patrick Muyaya yashimangiye ko gahunda y'ibiganiro by'abanyekongo yatangijwe na Perezida Tshisekedi kandi ngo ntabwo izasimbura inzira za Doha cyangwa se Washington, ahubwo zose ngo zigamije intego imwe yo gushaka ibisubizo ku bibazo by'umutekano n'ibya politiki bikomeje kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.